umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Be Nibiki? Passou muito, Fabiana. Ese sheri kuki umera gutyo? Ugeze naho kunyuraho udashaka kumvugisha? Umwanya Jimba nifite ibibazo mu kazi kanjye. Ese ibibazo biruta umuryango wawe ibibazo biteye gute? Ninjye se uba wabiguteye? Ako se kubona kuvugisha umva ari ikibazo na kimwe kimwe. Itegeko kuba ngiye naguca nko kuvugisha. Ntabwo ari itegeko. Nta tegeko riri. Ndiki cyawe. Umwari umugore wanjye ari kuransuzugura. Akoshere ntukamere gutyo, ndagusuzugura. Ubu tuvuge ko ngusuzugura, yego ntabwo tubanye neza, ariko se wumbanira neza. Nyine teta mpabone nguhamagaye nagira ngo uze tuganira. Nagushakira akazi hano muri kampani yacu, ariko nanjye nyine nkambaraga mutima nk'umuntu umugabo arakubonye rwose numva nkwiyumvisemo pe. Umugore mwiza cyane rwose, umukobwa mwiza uteye neza, urasa n'ibiki muri make. Murakoze rwose. None se teta nta kuntu ngo wazashaka umwanya uhagije nka weekend yose tukaba twakwiye tukajya ngo Gisenyi hoteli Zuba Serena tugashaka ukuntu twasangira tukomeza urugwiro. Ibyo rwose ntabwo byashoboka pe, ntabwo nkubeshye. Ugize ngo kiteta ntabwo byashoboka? Ntabwo byashoboka rwose. Mu byo wampereye akazi ibyo ngibyo ntabwo birimo, kandi ikindi gihe ibyo bintu ntabwo mbikunda rwose. Ariko wajya uri ku buryo wa mwana we. Ngiye gakire mfite amafaranga ushobora guhindura ubuzima, ushobora gushakira ahantu ho kuba, iyo imodoka nayikugurira ukabaho nk'abandi bakobwa beza bakiza bafite amafaranga mu mujyi wa Kigali. Oya njye naje gukora, ntabwo naje muri ibyo ngibyo rwose. Barira mu bintu byanzanye ibyo ntabwo birimo, kandi rwose twubahane. Gusa umukobwa w'abandi, umukobwa mwiza nkawe ureresha amafaranga nko gutuma umugati ureba. Ngiye gakire ndi umunyemari. No kubona ko hano akazi rwose umuryango nimura gushukisha oya. Ubona gushaka akazi muri kampani akabyo gushukisha. Genda nagukunze rwose nakubonye numva. Oya rwose ibyo ntabwo byashoboka, kandi rwose munyihanganire. Mu byanzanye ibyo ntabwo birimo. Oya igikobwa rwose nawe reka kumpakana rwose. Reka amafaranga akubise arorosha aho. None imisatsi yawe rwose ufite ashobora gushyira indi y'abazungu muri Brazil. Bita ngo za umane zigezweho. Oya nta kibazo ngira mpagije. Ko waretse kwijisha shaka. Ntabwo ari ukwijisha. Fata ku mafaranga ureke kwigira umwana. Ndakomeje boss. Oya rwose reka kumpakana rwose. Warakoze kumpa akazi, ariko mu byanzanye ibyo ntabwo birimo. Kandi rwose nubifate nabi twubahanye. Oya reka kugira mu mutima mubi. Ntabwo ari umutima. Jewe n'indi wanjye n'indi mu office rwose ndagutekera rwose. Umutima wawe si gutera mu wawe rwose. Ore kumakana rwose atuma ndwara hamuka. Ibyo nta hantu bihuriye n'akazi rwose, kandi unyihangane. Ari kugira kumuteza. Umbanira neza. Ibyahise byarahise, kandi ndakeka ko nsigaye nca bugufi. Ahubwo kuki udashaka kunyumva? Niba wumva ushaka kubaka, waretse tugashyira hamwe tukubaka. Sino niba atari kubyifuza, fata unsubize mu rugo nk'uko wahankuye. Akundi reka mubaze ikintu kimwe.
ujya umenya agaciro k'umugabo. be ntakazi ntabwo nawe ndi hano. Umugabo arategeka. Arategeka. Ahubwo utegetswe kumvikana. Umugabo arategeka kandi ibyo ategetse bigomba kugenderwaho. Nakubwiye yuko njyewe ugomba kugendera ku mategeko yanjye. Turi kugendana. Ugomba kuba hano uko nshaka, ntabwo ugomba kuba hano uko ushaka. Ese sheri kuki wumva dushobora kubana tunanizanya tutubahana? Ushaka ko nyine ubana nawe? Iki nawe twubahana? Bisobanuye ko utankeneye. Icyo mukeneye ugikorera nk'uko nyigukeneye. Nkeneye kuba hano ukatuza ukanyumva ukagendera ku mategeko. Mu gihe udakora inshingano zawe. Ako se umwari. Iki nawe tuzakomeza gupfa ibyo bintu koko. Be wari uzi n'ikindi? Subiza mu rugo. Okay. Wari uzi n'ikindi? Iwanyu urahazi. Nakujyanyeyo urigarura. Inzira yakugarura rero urayizi. Yisubiremo ugende. Yisubiremo ugende. Ninde wahanguye? Subirayo rero. Ninde wahanguye? Subirayo. Nyine ninde wahanguye? Okay, subirayo. Uko wahanguye no kwansubiza. No stress. Be ahubwo twubahane. Nagukuye iwanyu. Listen. Nagukuye iwanyu ndongera nkusubizayo. Urangije urigarura. Nanone nongera nisubizeyo. Isubizeyo rero. Ntabwo nzongera kugucyura. Ntabwo nzongera. Narembo utemeza umukobwa. Ndeba mu. Oya wigira ikibazo ushobora kunigira. Uwo ariko ufite ubwoba bw'icyo teta. Fasi we no. Nyine mbwira ariko basi tari kunkora. Oya ariko maraga umutima y'umugabo uhagaragara mu kiganza. Oya ngiye birambangamira. Ewe nta kibazo rwose rero hano mu office nta muntu wari dushobora kwegekaho tukabikora hano nawe birenze. Mbabarira. Bagushinya gashiri kandi rero nubwo ukagira kamera neza. Nabyo nkeneye. Oya amafaranga hano muzajya mukora kwita ko natari ikibazo rwose. Oya mbabarira. Kuba hano. Basi makabizo bazi kandi. Akose wanditse. Akabizo ko. Akose wanditse. Wanyubashye basi. Ubwo ibintu byatari nk'umwa umukobwa mwiza nkayo kwera. Wanyubashye. Reka basi musaba akantu kamwe gusa gose. Kamwe ko. Akantu kamwe kajyanye n'iki? Kajyanye n'akazi. Akose wanditse. Ase wanditse. Wanditse wagiye wubaha. Ufata akantu gato kagashyira nabi. Itako ryonyine rikiri hano nabi. Muri ibintu byakora neza. Ntacyo birashimisha. Umva akose wanditse. Alo. Bitesha. Ariko se kumenya ibintu muri kontineri kubikira muri majigo bakabidedwana n'ibintu byata. Hari mukanye mpfu guhamagara abantu. Mwana wawe ushinzwe cyangwa kuri majigo. Saba se ubikorera uri ko kukonesha umutwe. Cyane kigera ntabwo nagikurikirana. Wandambiwe. Ntabwo nakurambiwe icara mu rugo. Narakubwiye ngo ibyo ushaka igihe cyabyo nikigera. Nzabikora. Ariko ubu ntibiragera. Ese ko mbona udashoboye urugo rwawe wansubije mu rugo? Ariko se watashye. Inzira ntuyizi. Mva imbere utahe. Ndagukeneye ariko mva imbere utahe. Ibyo ushaka nzabikora igihe ngewe nzumva mbishake. Mu gihe ntarabishaka ayiwezi kandi sinshobora. Mva imbere utahe rero. Ben uri kureba ibyo bintu uri kunyigiraho. Nturi kureba. Ujye wibuka umunsi wa mbere uza kunkura mu rugo. Wabigizemo uruhare. We, uzongera kumugura urutoki n'undi munsi. Washya nawe. Akagakorera. Ninde uri kubwira ibyo bintu byose amagambo yose uri kwiyahuza uri kuyabwira ndeho. Inzu njya kuyubaka n'igiceri cy'icumi cyawe wigeze ukiraho. Akagora iki gusa. Wanyu n'abatindi wambwa. N'abakene. Asugo bwihiza ukampagarara hejuru koko. Ntabwo ushobora kuza ngo wicare.
kandi kugira ngo umenyeshe ko ari ahantu nshaka kujya. ugiye Ngiye kureba Mona Lisa. uri kureba nde? Mona Lisa. ahubwo se uwo Mona Lisa mufitanye izihe bizinesi? akahe kazi we na Mona Lisa mukorana ku buryo igihe cyose ningiye kureba Mona Lisa, ngiye kureba Mona Lisa, ngiye kureba Mona Lisa, Mona Lisa ni iki? Ese kureba Mona Lisa ni ikibazo? Uragira se nkubeshye? Ngiye kureba Mona Lisa ari ibintu nshaka ko tuganira. ntaho ujya. ntaho ujya. Naho njya? ya Ako birasa. Ntubaze. Njye ndi umwana uzirikira hano. kumva usigaye unampamagara mu izina? nyine mbwira icyo ushaka kumwe nigende uzabona amasaha ari bwite mama isaha nkajya kwishaka n'amafaranga ko ndi bubyeteshe. ariko papa umwana ntabwo nakubwiye ko isaha ntabwo uzongera kumvira kuko mvaho. ariko uzi ko isaha ari iz'abazungu? si wari wambwiye ko uyu munsi uri bwirirwe umfashe none reba ukuntu yisunde kura ngo mfata. ngaha nyine mbwira ikintu ushaka kumubwira. mva rero mubwire papa umwana sibyo? papa umwana urabizi amahane ugira, ngiye kukubwira ibanga ariko ntugire umuntu ubibwira. umugabo wese ufite urukundo afite n'amahane. ubwo se urukundo rwawe rugira n'amahane? umva nyine nkubwire banza unsezeranye ko nta muntu uri bubibwire. mama wishe umuntu? ako papa umwabwo nishe umuntu ubona ngiye ngira imbaraga zo kwica umuntu? umunsi waroga? ubwo wowe banza ungeyo nsezeranye ko nimubwire ibanga nta muntu uri buribwire. muri ibanga ridakomeye hari ikintu wabika kikaguhitana. igiki se? nyine mbwira ibyo ntabwo nzabivuga mbwira. umva rero nkubwire ni ibanga rikomeye papa umwari umbabarire ndakwinginze umbabarire ibyo ntuzagire umuntu ubibwira. kumisha amatsiko gusa. habaye urabizi neza ko umwari kuva yarongorwa nako kuva yashaka atararongorwa. nkaye nka Rudahigwa. hey ntabwo baragira n'ukuri. Rudahigwa ko narigenje. ntumbwire ko nashyingiye umuhungu w'ikiremba. ntumbwire ko umugabo ubona kuriya wiga ngo ntabwo ari ikiremba. ntabwo birasa ari ikiremba pe. Sheri ndi umwana uzirikira hano. umva aramubwira umwana. ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko iyi nzu utagomba kuyivamo. turi kujyana. banza unyumve neza. Ndi muri gereza. banza unyumve neza. ntabwo uri muri gereza. None ariko ntabwo ugomba kuva hano. hari akazi mbwira ufiteho. ni iki ushaka ko ngukorera ngo nikore ngende? ntabwo mbishaka kuva hano, guma hano. nta hantu ugomba kujya. Ako birasuzi ko ukabya. ariko si ibintu ibiki ukabya. Uzi ko ukabya? niba nkabya nta kibazo ndeka nkabya. Wajya ugerageza se tukubahana? Ko ngerageza kukubaha kuki ngiye ushaka kungaraguza gati? ase tugiye gupfa ko nkwimye uruhushya koko? Urarunyima se kubera iki? kubera ko nkutegeka. Nicara hano ndebe. ndagutegeka. umva rero nkubwire sinshaka kuzakubahuka. ariko nk'ubu papa warabizi ko wahindutse gutya koko? Papa si biki? umwana ahubwo warabizi kujya umfata uko wishakiye nk'igikoresho cyawe. hamagare so. hamagare papa wawe. mubwire ko usigaye warigize nyiragashinga ihembe. Bwanyumvira. mbwira muhamagare. cyangwa uzi ko ubu none ngaha amaze kubyibagirwa. naragufashe nkujyana iwanyu nkusubiza iwanyu. uragaruka. iwanyu bazi ikibazo njye nawe dufitanye. ikibazo kihe? ese kuba wigira nyoni nyinshi wowe umbereye uti tubanye utera? ntabwo ndi bukwibutsa aho waraye ubushize bwa mbere ukigera aha ngaha uncika ukagenda. sinkwibutsa aho waraye. nta nubwo nitaye no kumenya ngo waraye hehe. ni kwande. ngewe rero ndeka nigendere. ntabwo mbishaka. zamuka usubire ruguru. sinibeshye mbona usohoka hano kugenda. gira vuba vuba kandi umve no hejuru. varirutse.
birasa ntabwo ari ikiremba none ikibazo kiri ahubwo ngo umwari ngo yanze ko bamukoraho yabuze uburere nyine iyo si n'amakosa yawe ariko papa ni gute umwana ajya gushaka ataganirizwa papa umwana ntabwo Urumva ko agiye gukora iki? uyu munsi uri bugira amahane ntabwo ari kwari wambwiye urumva nawe ibintu byatuma ntuza haka abagore ntabwo ari uburere bubariko none se yabuze nyina nyine ajya kugenda waramuganirije njye naramuganirije umubwira ko agiye gukora iki kwa birasa umwari naramuganirije mubwira yuko ahantu agiye nanjye nahabanje mubwira yuko nashatswe mubwira yuko naje iwawe kugira ngo mbe umugore umwari ntago yigeze anyuma ibivuga mu magambo se kubivuga mu migani ubwo bivuze mu migani ntiyumva ibyo aribyo yaragiye kurongorwa njye narabimubwiye ndamubwira ngo umwari ugiye kurongorwa ugomba kumenya yuko uriya ari umugabo wawe none se ntabwo ariko nagombaga kumubwira none azarongorwa mu byamaguru ntabwo mbizi nese ikibazo ko nawe ibyaha byose uhita ubinkiraho nk'aho wowe utamubyaye ubundi we wajya ubyishyiraho ndabyumva gusa umenye yuko nzamuganirize umenye ko agomba kuza hano tukamuganiriza turi babiri umwari agera aha ubwo azi birasa ntiyongere kumenya ko asubirayo simushaka muri urugo uko ibibazo bimeze kose babikemurira iyo ako papa umwana none se urumva ko kuba ariyo noneho birasa nta kintu amukoresha byo bimaze iki waretse umwana akaza akamara icyumweru ahangaha tukamuganiriza nk'ababyeyi arongorwe agumeyo ntarongorwe agumeyo ubundi se birasa yarongora nkumva ibyishimo icyo nshaka nyine amafaranga icyo nshaka ni uko ubwo wanjye aguma kwa birasa akitwa umugore wa birasa abaturanyi se ntibabizi nta bose ntabwo bazi ko ari umugore wa birasa ubundi umukwe wa birasa byemewe n'amategeko hari ikindi ikintu kimbabaza no ko wagira ngo uriya mwana ntabwo wamubyaye nta nubwo ubabajwe n'uko umwana wawe atubatse kandi yubatse ubwo se arubatse ubwo bakasa ni iki ari mu rugo rw'umugabo ubwo nyine ni umugore we ibindi azirwaza yashyiramo akabaraga yabigenza gute ibyo ntibindeba umenye yuko ibyo uri kuvuga isaha n'isaha bazamutwoherereza nihera 500 aho ngaho 500 se nyakure he nyakure se ari amafaranga ugeze umaka ubwa bwacya ubu ntumari umwanya hejuru y'amanjwe ngo umukobwa wawe yanze kurongorwa nkombe ikisi nagume kwa birasa se namwirukana bizagenda amwirukana namwirukana se uzakora iki ntabwo yamwirukana nahagume ibindi bizikora ahubwo umugani azageraho yemera hajye kuvuga ngo atahajyaye wabaye gute nizo sangisa nigendere yewe asa ngo ese nyisara amafaranga wambikije wowe warakaye ku buryo ukina n'ibindi ese uranshaka iki sinakubashye arubwo nigeze mva hano ese wahinduwe n'iki niki cyaguhinduye kugeza ubwo ubizi uko wishakiye koko usigaye ufite umushi hano kubera iki ni ikihe kibazo kuba nakwimira uruhushya nkaba muri aya masaha ndi hano mba nkeneye kukubona ndi mu rugo nawe turi kumwe wumva hari ikintu kidasanzwe ubusa ko turi kumwe bimariye iki cyangwa bikumariye iki kwirirwa kudushiyagurana gutya ariko byose ntubitera uzabirangire nta kibazo nzakomeza nkwihanganira si byo se si umugore wanjye se umugore wawe yakubwira nawe uramwihanganira wose yumbwira nabi nakubwiye ngo n'ubu wabiteye kandi nimba nanakubwira nabi umwana I'm sorry babarire pe si byo
kandi uretse gato basi mubwira sibyo Imani rakoze